tuguhaye ikaze cyane wowe ukurikiye iki kiganiro kuri channel y'Ikinyarwanda n'umuco nyarwanda. Ngewe nitwa Nirumara Intwari Nkunda Amahoro, tukaba tuganira ku mateka y'u Rwanda yaranze abanyarwanda ahashize, tukaganira ku rurimi rwacu rw'Ikinyarwanda tugamije kurunonosora no kurusigasira, ndetse tukanaganira ku muco wacu. Ikaze rero ubane natwe. Niba ari ubwa mbere, dufite ibiganiro byinshi twakoze hambere ushobora kubona kuri channel yacu ku ngingo zinyuranye z'amateka, ururimi n'umuco, ushobora kujyaho ukareba. Ntiwibagirwe rero gukanda subscribe niba utarabikora, kugira ngo udushyigikire kandi ibiganiro tuzadushyiraho bizajya bikugeraho bidatinze. Uyu munsi rero tugiye kugirana ikindi kiganiro gishishikaje cyane ku ngingo abenshi mukunze kumva. Uzumva imvugo ngo yaje nk'iyagatera cyangwa se kuza nk'iyagatera. Ese iyagatera yaje ite? Iyo mvugo ikomoka hehe kandi igasobanura iki? Nibyo ikiganiro cyacu cy'uyu munsi kigiye kwibandaho. Mutege amatwi rero kandi mudukurikiye kugera kirangiye kugira ngo mwumve byose bijyanye n'iyi nkuru. Ubundi kuza nk'iyagatera ni umugani, ni imvugo abanyarwanda bakoresha bashaka kuvuga ko ikintu cyaje gitunguranye kikagwa umuntu gitumo, kikamukoresha amarorerwa cyangwa ibindi bintu runaka atari yiteze bikamubaho. Nibwo bavuga bati iki kintu cyaje nk'iyagatera, cyangwa niba ari n'umuntu waje ahubagurika agakoresha umuntu ibyamfura mbi n'iby'isoni nke, bati uyu yaje nk'iyagatera. Uyu mugani rero wakomotse ku mugabo witwa Gatera witanda na Ruzizi mu Buganza, wabaye ikimenya bose kubera kurongora umukobwa wari umaze igihe gito ashyingiwe, akamurongora ku ngufu batabyumvikanye atari n'uwe, ndetse yewe akanamurongorana na nyirabukwe w'uwo mukobwa nyine wari ugerageje gukomakoma ati nyabuna wigira utya wikora ibi byamfura mbi. Ayo rero ni amahano, ni amarorerwa uwo Gatera yakoze, bituma aba ikimenya bose n'ikirangirire mu mateka y'u Rwanda. Ushobora kwibaza uti rero byagenze bite? Intandaro yabyo yabaye iyi. Ubundi uyu mugabo Gatera ni umugabo wakundaga abagore cyane, asanzwe abizwiho. Icyakora icyo twavuga mbere yuko tujya muri iyi nkuru byimbitse, ni uko amateka ajyanye n'inkomoko y'imvugo ngo yaje nk'iyagatera avugwa ukwinshi, avuga ukubiri mu mateka y'abanyarwanda. Nk'uko igitabo Ibirari by'Insigamigani nakuyemo iyi nkuru amakuru yimbitse ajyanye nayo kibigaragaza, mu mubumbe wacyo wa mbere, ni igitabo cyo mu 1980 ushobora gusoma ukabonamo izindi nsigamigani nyinshi n'ibindi bijyanye n'amateka y'u Rwanda, cyane cyane mu mvugo. Kigaragaza ko abanyarwanda imvugo ngo yaje nk'iyagatera bagaragaza ko yakomotse ku bantu babiri. Bamwe abenshi bavuga ko nyine yakomotse kuri uyu mugabo Gatera witanda na Ruzizi mu Buganza, wakundaga abagore. Abandi bakavuga ko iyi mvugo ishobora kuba yarakomotse ku musore witwaga Gatera wo ku Gasoro na Mutende mu Nduga, nawe ngo wari warokamwe n'ingeso y'ubusambanyi. Icyakora nubwo bamwe bavuga ko ishobora kwikomoka kuri uwo mugabo Gatera cyangwa uwo musore wo ku Gasoro na Mutende, inkuru zose zihuriza ku kintu kimwe, ni uko uwo Gatera nyine, yaba ari uwo mugabo cyangwa uwo musore, yarongoye umugore w'ikirongore ku ngufu, ndetse na nyirabukwe yagerageza gukomakoma nawe akamurongora. Naho ngaho rero icyo nicyo izo nkuru zombi zihuriraho, ni uko bati yaje nk'iyagatera. Twari dutangira tuvuga intandaro yabyo. Uwo mugabo Gatera tugiye kumwibandaho muri iki kiganiro cya mbere. Ikiganiro kizagira ibice bibiri. Muri iki gice cya mbere tugiye kuvuga kuri uwo mugabo Gatera witanda na Ruzizi mu Buganza, hanyuma twumva inkuru ye uko ivugwa. Mu gice cyacu cya kabiri wenda munatwandikira muri comment mutubwire niba uko mu byumva uko twabikurikiranya, ariko mu gice cyacu cya kabiri turashaka gukurikizaho Gatera, uwo musore nyine wo ku Gasoro na Mutende mu Nduga, kugira ngo noneho ujye ugereranya inkuru zombi, wumve ngo iyo wenda nshobora guha uburemere cyane ni iyihe, ese zitandukaniye hehe, ese zihuriye hehe. Gusa reka twibande kuri iyi ngiyi izwi cyane kandi ishingirwaho cyane y'uwo mugabo Gatera. Yakundaga rero abagore cyane nk'uko twabivuze,
ariko yari afite umugore we bwite mukuru wakomokaga mu Bwanacyambwe. Nuko rimwe sebukwe wa Gatera ararwara araremba, maze abo mu muryango bamutumaho n'umugore we babibamenyesha bati sobukwe ararembye. Nuko afata urugendo rwo kujya kumureba ngo arebe uko ameze, yambuka Muhazi kuko yari atuye mu Buganza bwa ruguru ya Muhazi, arambuka rero amanuka agana i Bumbogo aho sebukwe yari atuye, ajya kumureba nyine kuko yari arwaye. Nuko agendana n'umwana w'umusore mu nzira wari umutwaje utuntu two kwitwaza mbese kugira ngo anamumare irungu mu rugendo. Ageze rero ahitwa Igicaca ngo yashatse kunywa itabi, dore ko abantu bakuru ba kera ndetse n'ubu nkunda kubibona bakundaga kuba bafite inkono z'itabi, bagatekera bakanywa, bakaba babasha kusa ikivi mu gihe cyo guhinga cyangwa no gukomeza urugendo cyangwa yewe no kuganira babuguza urusoro. Nuko bikagenda bityo. Ashatse rero kunywa itabi niko kubwira wa mwana w'umuhungu bari kumwe ati genda unshakira ahantu hongereza inkono, ni ukuvuga atekere itabi muri iyo nkono nyine. Nuko umwana ajya kuhashaka. Hafi aho rikabona urugo rwari ruriho umwotsi uzamuka ucucumuka mu rugo, aribwira ati buriya ahantu hari umwotsi n'umuriro ntuburi kure. Nuko ajyayo ajya kuhakongeza. Ageze rero asanga muri urwo rugo hari umwana w'umukobwa w'umugeni ugitwikiriye rwose utaranakizwa amasunzu. Kera iyo umukobwa yarongorwaga babanzaga kumukiza amasunzu y'ubugeni kugira ngo noneho bamwakire nk'umugore wamaze kumenyera watwikuruwe, yisange mu muryango, anasohoka ajye hanze gukora, mbese abe umugore umenyereye birangire agana mu buriza. Ubwo rero uwo yari ataranakizwa amasunzu bivuze ngo yari amaze igihe gitoya arongowe. Nuko rero uwo mwana habonye umwotsi ajya kuhakongeza itabi, asanga uwo mugeni abohera mu mfuruka y'inzu. Nuko arasuhuza umugeni, abanza kugira ngo ni umwe mu bantu baziranye wo muri urwo rugo nyine usanzwe, ariko abona siwe. Umwana amusaba igishirira, undi ati egera imbere urebe aho ngaho ku rubumbiro urahabona umuriro maze ukongeze. Atera intambwe ajya ku rubumbiro atekera itabi, nuko asubirayo ashyira Gatera inkono. Ariko agezeyo aramubwira ati muri iriya rugo hari umukobwa mwiza cyane, kandi mbonye ari n'umugeni kuko aracyitwikiriye mu maso. Gatera ati kagira inkuru, kuko yagiraga agatima karehareha cyane ku ngingo iyo ari yo yose yerekeza ku gitsina gore. Ati none akaba ari wenyine? Undi ati cyane, ari wenyine n'ikimenyimenyi, ari kubohera mu mfuruka. Gatera ati mfashe iyi nkono ntabyo ndimo. Ati mfashe. Nuko abarandurutse atakirwambaye ajya kureba wa mukobwa. Agenda anyura muri za nzira wa musore yari yamurangiye, ucaha paka ugeze mu mfuruka arimo kuboheraho. Nuko amugeraho. Umugeni akibona Gatera atungutse, yabonye ari umugabo ukuze kandi wiyubashye, nuko agira isoni nyine nk'umuntu ukiri muto kandi w'umugeni, yihina mu kirambi amuhunga by'isoni. Ariko Gatera ntiyazuyaza, aba amusanze mu kirambi. Umukobwa ubwoba butangira kumutaha kubona umuntu atazi aje amusanganira mu mfuruka, yamuhungira mu kirambi ntatindiganye kuhamusanga. Ati ibi ni iki? Arumirwa. Ubwoba rero umaze kumusaga, noneho amuhungira ku buriri. Ariko Gatera ntiyashirwa, naho akubita inyegamo amusanga ku buriri. Nuko aramufata, babanza kugundagurana, mbese basa n'abakirana. Ariko Gatera urumva yari umugabo, amurusha imbaraga, aramusambanya ku ngufu atabizi, aribwo bahuye aho ngaho. Ariko ibyo byose byabaga nyirabukwe w'umugeni akaba yari yabibonye. Ubwa mbere yari yabonye uwo mwana aza gutekera itabi, agerageza kumukurikiza amaso ngo arebe uwo ari we, ntiyamumenya. Ubwa kabiri abona na Gatera yinjira, arabata ariko se ko nabonye umugabo atuma umwana, ubwa mbere haje umwana hano, bigaragara ko iriya nkono y'itabi atari iye, bigaragara ko hari umuntu mukuru umutumye. Aragenda, arangije haza umuntu mukuru bigaragara ko ari we wari watumye wa mwana, nawe arinjira. None aba bantu baba bafite isiri bariho n'umukazana wanjye simbimenye, ubu naba ndi mu biki? Henga nje kureba. Nuko umukecuru ajya kureba ngo arebe nyine uko ibyo bintu bimeze. Akihagera rero mu muryango asanga rwahanye inkoyoyo, Gatera arimo kumusambanyiriza umukazana ku ngufu.
nuko Gatera amubonye agira isoni n'ikimwaro birumvikana, ava ku buriri ariko arihangana, amuhereza ukuboko aramuramutsa, ariyandurukira arigendera. Nuko umukecuru agana mu kirambi, abona umukazana ava ku buriri n'isoni nyinshi n'ikimwaro byamurenze, arumirwa ati nanjye binyobere. Nuko ati aramutonganya cyane, atangira kumukoba amunegura, umujinya n'uburakari byamurenze. Ati niko sha, niko wacyomanziwe, mbese amubwira amagambo mabi ati nyamukosha badahannye, utangiye kugaragaza ingeso zawe mbi utaranakizwa amasunzu ko kumaze iminsi mike irongo. Umukecuru ariko umukazana aramusubiza ati mukecuru rwose urandenganya, ibi bintu ntacyo mbiziho, uriya muntu ni igisare, mbonye nanjye azaransumira ntanamuzi aribwo mubonye, aransambanya, nagerageje kwitabara no kwihagararaho andusha intege. Umukecuru atoya, ibyo uvuga si byo, kuko yabanje atuma umwana aza kwitekeza itabi, nabibonye, agezeyo amuha amakuru, undi araza, mwabyumvikanyeho, kuko ntiyagufatiye mu muryango, ntiyagufatiye mu kirambi, ahubwo wamuhaye ikaze mu buriri bw'umwana wanjye. Kuki utagumye mu muryango cyangwa mu kirambi aba ariho agufatira? Urumva yari arimo kugerageza ashaka ingingo zakwemeza umukazana we ko yasambanye na Gatera ku isiri n'umupango wari wapanzwe mbere. Ariko umukazana akomeza kurira asaba imbabazi ati rwose aransenyeye kandi ndengana, ntamuzi, sinzi nuko yitwa. Nuko ariko bibi by'ubusa, umukecuru arasizora, arashega, arasara, ati henga inka zikuke mbivuge, ngomba kubivuga ugasendwa, izo wakowe zigakobwa undi wacyomanziwe. Nuko umukobwa ararira abura uko abigenza, ariko akomeza gusaba imbabazi, umukecuru ariko azimwima akamwuka inabi. Gatera rero uko yakagiye, agiyezeyo agiye kureba wa mwana handi nyine munsi y'igiti aho yari yagumye, amutuma gutekera itabi bwa mbere, asanga inkono yazimye kuko yakayimusigiye, akajya mu byo kurongora uwo mukobwa, asanga nyine inkono noneho yazimye, nta muriro ukirimo. Nuko yongera kumutuma ati ongera ugende ukongeze, dore yazimye. Umuhungu rero ahageze yumva ukuntu umukazana ibintu byamubanye ibibazo, ukuntu nyirabukwe arimo kumwuka inabi, arabyumva byose. Nuko umukecuru akibona wa mwana ati mbonye amahirwe noneho yo gushaka amakuru, ati niko uwo ukongereza itabi n'inda, ati yitwa Gatera, ati nuwahe, ati nuwitanda na Ruzizi mu Buganza. Amurangira iwabo hose, amubwira amakuru ya Gatera arambuye. Ati none muragana hehe? Umwana ati turajya i Bumbogo. Nuko bamuha ikindi gishirira aragenda. Umukecuru nawe asigara nyine atobera igitazo umukazana, amumereye nabi. Ariko umwana ageze kuri Gatera amutekerereza iyo nkuru, aramubwira ati wahemutse cyane, nsanze uriya mukecuru amereye nabi umukazana we, wagomba asendwe, kandi dore wamusambanyije uramuhemukira, ugiye gutuma asendwa. Uyu mwana nabwira umuryango we ko ari wowe utumye asendwa, ndahamya nashidikanya ko bazakwitura iyo nabi bakakwivuna, kubera ko wasenyeye umwana wabo. Ati dore byibura nunamujyanye ngo umugire umugore umurongore birangira abo wawe ugenda umukwe, cyangwa se basi ngo umushyire umuhungu wawe kubera umukazana, ahubwo uramwandagaje gusa ushyira aho ngaho. Ibi bintu ni ubuhemu. Nubwo yari akiri muto, urumva yaramugira inama nziza. Gatera ariyumvira cyane, nuko arongera amuhereza ya nkono y'itabi ati mfasha nsubireyo. Asubirayo yatanya, jugujugu. Abageze mu rugo asanga nyine baracyatongana, umukazana arira asaba imbabazi, ariko umukecuru yanze kuzimuha, yasizoye ngo agomba asendwe. Nuko Gatera nta kubaza ntaki, abateruye wa mukecuru, aramubangatana, amujyana ku buriri, amujugunya ku buriri. Umukecuru arumirwa abona atazi ibiri kumubaho. Gatera nawe aramufata, babanza kugigira bagundagurana, ariko we ntibyanagorana cyane kurumva yari umukecuru, amurusha amaboko, nawe amusambanya ku ngufu nawe. Nuko umukecuru arumirwa ati mvaho wagisaziwe, ati urambonera ukuntu nirenganyirizaga umwana. Ariko undi ntiyabyumva, avunira ibiti mu matwi, akomeza kumusambanya ntacyo bimubwiye. Umukecuru abonye ko nta kundi byagenda, aratuza ahebera urwaje,
Gatera aramusambanya ararangiza, nuko ava ku buriri, avaho noneho asezera wa mukazana, wa mukobwa nyine arigendera. Ariko ibyo birimo kuba, umukazana yasekeraga mu bipfunsi hirya mu mfuruka ati dore namubwiye ko ari ibibazo. Ubwo wenda niko ntekereza ko yavugaga ku mutima ko ntari mbizi, ariko yanga kumva hano dore nawe bimubayeho ati hinga ndebe. Nuko Gatera amaze gusezera umukazana, umukobwa aramubwira ati urakoze cyane ko unkuye mu cyaha wari wansizemo, ubu byibura mabukwe araza kumva ko nanjye byantunguye ntarinzi uko byagenze. Nuko Gatera arigendera. Maze Gatera akimara kugenda, umukazana noneho ahindukirana nyirabukwe ati ko wandenganyaga ngo ngira ingeso mbi ngo namutumiye, ubu wowe ntumuhaye. Urumva yamwishongoragaho ashaka kumwumvisha ati uko yabinkoreye ntabizi ntanabishaka niko nawe bikugendekeye, wagombaga kuba wabyumvise. Nuko umukecuru n'ibimwaro byinshi birenze n'ibyo mukazana we yari afite mbere ati mwana hora mpore, ceceka nceceke, ubonye ishyano mbona irindi. Abaza umwana ati harya ubundi uriya mugabo ngo yitwa nde? Umukazana ati ngo yitwa Gatera. Ati yewe mwana bamera nyinshi, ariko iya Gatera we yaje ari simusiga. Ati umva ni uguceceka uryumeho, uramenye n'isazi ntizakugwe ku munwa, dore waba unyambuye. Umukazana ariko arasubiza aratoya sinaceceka, sindabyara ngomba gushaka amasubyo. Amasubyo yavugaga ni imiti igangahura ihumanura yagombaga kunywa kugira ngo iryo shyano Gatera yari amaze kumukorera rebe ritazamugiraho ingaruka mu rushako n'urubyaro bye, kubera ko yari amaze igihe gitoya arongowe, Gatera akamusambanya ku ngufu atarabyara. Byashoboraga rero kugira ingaruka ku mishakire ye, ndetse wenda bikaba byanagira ingaruka ku rubyaro. Nuko akavuga ati ngomba gushaka amasubyo, iyo miti nyine, kugira ngo bampumanure. Umukecuru ati nyamuneka rwose cece kubigira ibanga, mbabarira utangira ku karubanda, naba nsebye sinabona aho nzibambwa nzerekeza. Ati niba ari nayo masubyo nzayagushakira mwana wanjye, ryumeho uceceke uhore mpore. Nuko umwana araceceka yemera kumubikira ibanga, nawe akamubikira irindi, ndetse umukecuru akanamushakira ayo masubyo nyine yo kumuhumanura. Nuko bombi baraceceka, umukobwa ntiyasendwa n'umukecuru ntibamumenera ibanga, ndetse bakomeza no kuba inshuti za Gatera kuko yari amaze kugikemura mu buryo butangaje. Aho rero hava inkuru ivuga ngo yaje nk'iya Gatera, bashaka kuvuga ko yaje abatunguye akabagwa gitumo akabarongora bombi. Ayo ni amarorerwa, kurongorana umukazana na nyirabukwe bihinduka iciro ry'imigani mu mateka y'Abanyarwanda. Ngiyo rero inkuru ya mbere yo kuvuga ngo yaje nk'iya Gatera. Nk'uko nabibabwiye ngitangira mu kiganiro cyacu cy'ubutaha cya kabiri kuri iki, tuzagaruka noneho kuri iyo nkuru nk'uko ivugwa hashingiwe ku musore witwaga Gatera w'Igasoro na Mutende mu Nduga. Mwakoze cyane rero kugikurikira, nizere ko mwungukiwe no kumenya aho iyo nkuru yakomotse. Ubutaha numva ngo yaje nk'iya Gatera, ujye umenya icyo bisobanura. Kugwa gitumo ugakoresha umuntu amarorerwa n'ibiteye isoni atakwitega atarabizi, ubwo bakavuga ngo waje nk'iya Gatera. Wakomotse rero aho ngaho uko tumaze kubisobanura. Nizere ko byabashimishije. Niba wakunze iki kiganiro kanda like kugira ngo YouTube ibashe kukigeza ku bandi benshi bashishikarira umuco n'amateka n'ururimi by'Ikinyarwanda. Mwakoze cyane rero kudukurikira. Mwari kumwe nanjye Ntirumara Intwari Nkunda Amahoro, naho ubutaha.